93 na 2003 ko zahinduwe, paje 96. Reka dusome rero. Haranditse ngo umugore aramubwira ati, databuja menye yuko uri umuhanuzi. Basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu arabasubiza ati, Yesu aramusubiza ati, mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Impamvu ni iyihe? Nuko Imana ari umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ishimwe. Reka ntangirira aha ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri universite imwe ngira ngo ni Ohio, nabonye ngo dini cyangwa se omoniye wari ushinzwe gufasha abanyeshuri mu by'umwuka, yaraje arimo abigisha gusenga. Noneho umukobwa muto ufite imyaka mike nk'iyaba baririmbyi arahaguruka mubaza ikibazo, aramubwira ngo ariko niki gituma Imana idusaba gusenga? Niki gituma Imana idutegeka gusenga? Ndetse rimwe na rimwe tukamara iminsi myinshi dusaba Imana ikintu ariko ntikiduhe. Ikibazo cye cyari iki ngiki, ko Imana izi ibyo dukeneye tutarabisaba. Niki gituma idusaba gusenga? Mu yandi magambo, niki gituma Imana iturushya? Ese ko izi ibyo dukeneye iraturuhiriza iki? Yagiye ibiduha tutarinze kubisaba. Kandi na Yesu niko yavuze, aravuga ngo ntimukavuga amagambo menshi ngo nkuko abapagani babigenza, ngo kuko so wo mu ijuru azi ibyo mukeneye byose mutarabimusaba. Matayo 6 uhereye ku murongo wa 5. Ubwo abigishwa bari bamusabye ngo mwigisha twigishe gusenga nkuko abigishwa ba Yohana nabo bajya babikora. Yohana yigishije abigishwa be gusenga. Mu by'ukuri igihe tumaranye watwigishije byinshi, ariko gusenga ko ntabwo turakumenya. Njya nibaza iyo biza kuba ari nge nawe, njya nibaza iyo biza kuba ari nge nawe, haryo ubwo twari gusaba Yesu ngo twigishe gusenga. Ndakeka cyangwa ndagukekera yuko twari kumusaba ngo twigishe gukora ibitangaza, niko nkeka. Cyangwa se tukamusaba twigishe kugendesha amaguru hejuru y'inyanja, cyangwa se tukamusaba ati Yesu natwe duhereza imbaraga z'umwuka abo dukozeho bose bikubite hasi. Ariko siko byagenze. Bo baramubwiye ngo mwigishe twigishe gusenga, ariko cyane cyane nkuko abigishwa ba Yohana nawe yabibakoreye. Hari impamvu nk'ebyiri cyangwa 3 Bibiri tubwira ngo abigishwa bifuje gusenga ngo Yesu abigishe gusenga. Icyambere ngo babimubwiye nawe avuye gusenga, niko muri Luka havuga Yesu 11 ngo Yesu arangije gusenga abigishwa baramwegera baramubwira ngo natwe twigishe gusenga, natwe twigishe gusenga. Sizi cyabibateye, ahari nibaza ko babonye ko Yesu asenga uburyo butandukanye nubwo bo babikora. Icyo nicyo cyambere nibaza. Bibiliya ntiyadusubije ikibazo, ntiyadusubije. Ngewe ndi kwibaza niki cyatumye abigishwa babwira Yesu ngo twigishe gusenga. Mbibutse ko ababigishwa bari abanyedini, bose bari basanzwe bafite imyizerere, bose bari basanzwe bafite amadini babamo. Gusenga ni ikintu bari basanzwe bakora. Kubwira rero Yesu ngo twigishe gusenga niko kuvuga ngo twigishe gusenga nkuko tubona wowe ubikora, twigishe gusenga bitandukanye nuko twebwe tubikora. Amen. Twigishe gusenga bizana impinduka, bitera impinduka nkuko tubona iyo wowe usenze bizana impinduka. Twigishe gusenga ku buryo bikora ku mutima w'Imana, twigishe gusenga. Yesu rero atangira kubigisha gusenga, aho niho tuzakomereza ubutaha. Ariko icyo nashaka kuvuga, wa mudamu muramwibuka wabajije ngo ni iki gituma Imana idusaba gusenga, rimwe na rimwe ikatwima ibyo tuyisaba kandi izi ko tubikeneye. Namwe nimutubwira bize theology,
nimutubwire imana itugorera iki, ituruhiriza iki kandi izi ko tubikeneye. Ni ngo ko hari umubyeyi ntizi ko dukeneye kurya, ko hari umubyeyi ntizi ko dukeneye kwambara, ko hari umubyeyi ntizi ko dukodesha, ko hari umubyeyi ntizi ko dukeneye minerval, ko hari umubyeyi ntabwo izi ko dukeneye mukomeze n'ibindi, ntabwo izi ko dukeneye bourse, ko hari umubyeyi ntabwo izi ko dukeneye urubyaro, ko hari umubyeyi ntabwo izi ko ndwaye, kukitankiza. Ni iki gituma imana isa nigorana? Hari umuntu ujya yibaza ikibazo nk'icyo? Yego, yambura ukuboko ndebe niba atari wa mukobwa wenyine. Turenza amatwi yapana nyine bya bindi byo gupepera, turenza amatwi. Mwese mwaribajije icyo kibazo? Namwe yarabananiye? Namwe imana yarabananiye rwose kugituma ituma itugora ngo dusenge tusenge kandi mu by'ukuri izi ibyo dukeneye? Yego, icyo kibazo kukibaza ubundi kiri oxygen, ni ukubaza ikibazo kitajyanye. Ni kwa kundi badanera bavuze ngo gukora umukoro utari uwanjye nabyo ni ukuyoba. Uzi kuguha devoir bakaguha devoir, sinzi babyarababayeho. Kera rye baduhaga devoir ngo umuntu akore iki, mwe muzakora ikibazo cya mbere, mwe mukora icya kabiri, mwe mukora icya gatatu. Noneho ugasanga uwo hano yakoze ikibazo cya mbere kandi bababwiye ngo bakore icya kangahe. Mu by'ukuri kwibaza icyo kibazo ubwabyo ni ukutamenya gusenga. Kugira ngo ubyumve neza, ni nk'umwana waza kubwira se akamubwira ngo ariko papa, kuzi ko nkenera imyenda, ngakenera ibyo kurya, ngakenera amafaranga ya argent de poche, ngakenera na bya bindi dukenera, ni iki gituma uhora utwicaza muri saro ngo tuganire? Urabyumvise? Aha, ibaza umwana wawe akubwiye ko papa mama uzi ko nkeneye amafaranga, cyane cyane abado, ndavuga abatini. Murabizi ukuntu bahora bagorana, abatini bahorana amaso adashira, inkweto kandi bifuza ibyo twe tutazi. Burya ingorane dutuma tugira ibibazo n'abatini, usanga tutamenya ibigezweho twebwe. Nkeneye inkweto za Timberland, niba arizo zigezweho mu mbabarire simbizi, so gusanga zararangiye kera ndi kuvuga ibyo mu gihe cyanjye nanjye. Urumva? Urero twebwe ntituba tuzi nibiriho, nibagezweho izi nkweto, agahora ari muri inkweto mibi ngibi, ndashaka ibi. Rero ibaza umwana akubwiye ngo papa mama, kuzi ko nkeneye amafaranga, ngakenera imyenda, ngakenera ibyo kurya, ngakenera tike, ngakenera minerval, wagiye ubimpa utarinze buri gihe kusaba ngo ngewe nawe twicarane tuganire, wakumva umeze ute? Gusenga ntibyashiriweho gusaba. Gusenga Imana ivuga ngo dusenge, ntabwo icyatumye ibikora ari uburyo yashyizeho bwo kujya kwakira ibisubizo by'ibibazo byawe. Oya, nk'uko Yesu yabivuze nyine, n'ubundi ibiguha utarabisaba. Amen. Ninde umeze nkanjye ahavuga ngo ubuzima ndimo uyu munsi, yego hari ibyo nifuje, ariko kandi hari na byinshi cyane Imana yampaye ntarinzi ko binabaho, ntarinzi ko nasaba, ntarinzi ko mbikwiriye, aho ndi ubwaho ni igitangaza cy'Imana. Ninde umeze nkanjye? Haleluya, haleluya. Hari umugabo umwe, ni pasiteri ngira ngo yitwa nde, Mathias, yigeze kuvuga ijambo ryiza, aravuga ngo Imana yarakoze rimwe na rimwe hari ubwo itemera ko dusaba kuko tutazi icyo dusaba. Atanga urugero kuri Moridekayi, aravuga ngo burya Moridekayi y'Imana imwemerera ngo ibwami bamubaze ngo Moridekayi, nyuma y'ibyo wakoze byo gukiza umwami tugufasha iki? Yari kuvuga ngo mumpereze igikoti n'igitoroshi kinini, kubera ko mu minsi hari imbeho, nk'umuntu w'umuzamu nyine. Mushakira igitoroshi, mudushakira igikoti, mudushakira ikiringiti, kandi mu minsi mutwongeze. Murabona ko imbeho yabaye myinshi, ariko ijuru ryo ryamenye ko atamenye gusaba, maze bahamagara Hamani baramubwira ngo wowe tubwire, uyu mwami akunda kubaha bamugenza bati? Harabasaba nka wa wundi wavuze ngo wangira buru, hari kera ngo wangira burugumesitiri, ngo ngewe ikintu nakora ngo nasogongera ibigage byose byo mu isoko, ngo nkagenda afata ku mineke. Urumva uyu muntu yarwara indwara zimeze zite? Ibitekerezo byo wangira burugumesitiri se asogongera ibigage. Ariko nyine nuko atekereza.
kenshi Imana yaduhaye ibyo tudakwiriye, Imana yaduhaye ibirenze ibyo dusaba, nubwo imitima yacu itanyurwa. Turabyemeranya? Ubundi njya mbaza abantu, muzi definition yitwa gukira, kuba umukire? Muzi icyo bivuga kuba umukire? Ndayibahereza. Ubundi kuba umukire bifuze ngo ni uguhindurirwa gusa ibyo wifuza. Wabyumvise? Ndasubiramo. Urashaka kuba umukire? Ubundi mu magambo yoroshye ni ukubwira Imana ngo wowe kabyaro mpindurira ibyifuzo, niganyiraga ya moto, niganyira ya essence. Nico bivuze gusa. Hanyuma niganyira bakanishi, abanyambura n'abikora nabi. Nico bivuze kuba umukire. Najyaga nyiganyira kujya Ikibungo nateze imodoka, ariko nimba umukire nzajya niganyira indege. Njya mu ndege bwa mbere sinzabyibagirwa, nari nzi ko mwese mbasize hasi. Ngezeyo sanga nyabona hari y'abakire. Bakayavuga ati subira inyuma, ugiye subira inyuma, habanze bagende business class. Ndavuga ni yo, ba bantu bazi ko basize hasi, kumbe na hano baracyaturinganiza. Kuba umukire maze kwigendamo gatatu, nanjye ntangira kwifuza, nanjye njyana muri business class. Urumva? Nuko byitwa ko nuguhindurirwa gusa ibyo wifuza, nta kindi. Hari ubwo ugira umanuka areba umuntu ukagira ngo yagezewe, ninde wakubeshye? Ni mwikona gusa, yakase nta cyabaye. Haleluya, haleluya. Turajyana nshuti zanjye, turajyana. Kuba umukire ngo yarakize, ngo ntabwo mpakanye, yavuye ku rwego rumwe, nta kiganyira bimwe, ubu yiganyira ibindi. Nabwo kandi amara kwiganyira ibyo azazamuka yiganyira ibindi. Nuko kugeza igihe twaviriye mu isi tukiganyira bimwe n'ibindi. None gusenga, mbanze nkubwire, niba utekereza ko 40 jours Imana yayishyiriyeho kuzana ibyifuzo byawe, abana banjye Mana urabona ko bageze mu myaka, si bibi banze mbikwibutse, si bibi, oya nabangiye kubabeshya nanjye ndabisengera. Ariko si icyo gusenga kwashyiriweho, ahubwo nkuko nabivuze, gusenga byumvikanira mu gihe umubyeyi yashize ibyo kurya ku meza, akicarana n'abana be, bakajya bamubwira uburyo biryoshye, bakamubwira ati papa cyangwa mama iki kirungo nyabuna, nawe akaba bakuyemo agapira, barimo batera imyaka, rimwe na rimwe akuya kaje banezerewe, barangiza kurya akabona bakina bakaganira. Ibyo byishimo ntushobora kumva uburyo binezeza umubyeyi. Gusenga rero si ugusaba, ahubwo gusenga ni ugusabana. Gusenga ni ukwinjira mu isano. Gusenga ni ukuva muri wowe Imana ukumva uyigize uko zababwira iri. Amen, amen. Ndibuka umuvandimwe yigeze kuza kumbwira ati senga, ubwo twarimo dusengana turasenze, tumaze dusenga amasaha 2, twari muri selire sinzabyibagirwa. None arambwira ati ngewe rero rwose gusenga ndabikunda, ariko sinumva ukuntu wowe usenga amasaha 2, biriya bintu bivanahe? Reba nk'ubu twaje muri selire mu amasaha 2, ibyo bintu mubivanahe? Ndabasega we bigenda bititi ngewe iminota 5 biba birangiye. Kubera ikiba birangiye se? Atugosera bankibwira Imana iki? Nabanyibwira ngo amafaranga ideni tindayibwira nyine ati bya deni, hanyuma urebe na cyaga kakazi ubigenze neza. Ndambwira nti rero impamvu si yindi, nuko wibwira ko gusenga ari ukuyibwira ibyifuzo byawe. Oya, gusenga mbere ya byose ni ukusabana nayo. Gusenga imbere ya byose bisa no kuyiyereka. Gusenga imbere ya byose ni ugutinda kuri yo, si ugutinda kuri wowe. Mugani w'Abongereza, do you get me? Gusenga si wowe, gusenga niyo. Nimumbwire nawe umuntu wagiye ibwami, kera ubwami bukibayo, ukaza ubwira umwami atariko Nyagasani ubukene buranyishe, Nyagasani ndabona ntacyo umariye urandiye, yakubwira ati mu mujyane mujugunye hanze. Ugiye ibwami ntavuga we, atinze amaso ibwami. Nyagasani nyaguhoraho, wowe dukesha ingoma, wowe dukesha aya mahoro, ni wowe dukesha regira ituze, nta wundi. Bibiri ivuga ngo agakoma yombi, yarangiza akareba gato, agaca ikibungo kugira ngo arebe uburyo umwami amureba neza. Uzi ko ibwami hari ibintu twibagirwa. Ubundi hari amaverbe mu Kinyarwanda adagikoreshwa nyine. Muzi verbe yitwa kugangahura. Ngaho rero kugangahura, iyo ni inshinga.
ubundi umwami iyo yagukubitaga akavuga ngo ni mumukubita ibiboko. umwami iyo bagukubitaga rero umwami ntabwo agukubita ngo birangirira. hari umugaragu umwami yakubise, yari yakuze amakosa, arambwira ati bakukubite, baramukubita. arangije ati mumukubite, baramukubita ibiboko 8. umwami arangije ati ngaho byuka rero. ati simbyuka. nari mvuze ngo byuka, umugabo ati simbyuka. kubera iki se? ntabwo mvyuka utangangahuye. kugangahurwa umwami baravugaga ngo iyo agukubise ngo bimeze nko gukubitwa n'inkuba. iyo agukubise ukarokoka baguha za kado, bakavuga ati ni mumuhereza impano, uyu nguyu yavuye mu rupfu yongeye kuba hasa n'uvutse bwa kabiri. kubamenyereye gusenga niyo Imana yaguhannye wavuga ngo uzangangahura, n'imbabazi zawe zitumye ndiho, no kuba ntarapfa ni wowe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. abo ukunda urabahana, abo ukunda bakunda neza, abo ukunda bagirira ibambe. Bibiliya tubwira ngo dore igihano, burya igihano nacyo ni icyerekana relation dufite n'Imana. kuko mu Baheburayo 12 haravuga ngo ni mwana cyudahanwa na se, ngo icyerekana ko tutari ibizarwa, mu kinyarwanda tutari ibinyendaro, turi abana b'Imana bwite, ngo nuko Uwiteka duhana. abo nkunda ndabacyankana bahana n'ibihano kugira ngo mbatunganyirize gusa nanjye. Amen. uratekereza ko yanaguhannye muri za kugangahura, izakugangahura ivuga ati nubundi wakubiswe n'Imana, wakubiswe n'Imana se ni gute tamurengera. Imana yacu ishimwe cyane, Imana yacu ishimwe. nari nkibasuhuza muri aho. Imana yacu ishimwe cyane. gusenga rero witekereza ko ari wowe, witekere. nge ejo twaravuze abo twari kumwe, ubundi twize nabi. nge waho nakuriye twize ko guca bugufa ari ukwivuga nabi. guca bugufa ari ukwivuga nabi. hari umupasiteri nkunda kumuvuga, barasenze bakundaga gusenga, akunda kwivuga nabi, yumva n'abakristo be yarabibashizemo, ku buryo ugera hano ugahindura ijwi ukarivana uko usanga. n'ubukuntu ngiye senga mvuga vavu, murabibona, ugahita nyine uhindura ati mwami Yesu, mwami Imana yacu turaje. ahangaha nyine twebwe imbazi imbaragasa, twebwe bamakaku ingegera gusa. urumva? sinzi ba nawe warababonye iminyo isesa. Yesaya yaravuze 41:11, Yakobo wa munyorogotowe. ukumva nyine uratwawe, kandi ibyuma bivuga birandura buriya. ugatawumva umwuka w'ubwihe buragufashe, ugatabona uburyo uri n'umunyorogoto. hano abandi bazi gusenga ati ngewe kwabirinda abagabo ndiki ko ndimbwa gusa, ugakomeza ubwo kandi urimo urasenga wowe urimo uraca bugufi. no guca bugufi si ukwivuga nabi, guca bugufi ni ukutivuga ahubwo. iyo ugiye imbere y'Imana tubikuramo icyaha. kujya imbere y'Imana ni ukwibagirwa wowe, ugahanga amaso Imana ahubwo, ukareka wowe ukavugayo. haleluya, haleluya, haleluya. kandi ntuzatekereze ko ari ubuzayifu. n'abamarayika baturusha amagambo babuze ayo bavuga. imyaka 400 abamarayika bavuga amagambo amwe batarongeraho irya kabiri. Yezekeli yarababonye, Yesaya yarababona, Yohana yarababona. imyaka iba 400 isengesho ritarahinduka. uwababonye bose ngo yasanze bavuga ngo iki? uwera, 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 Uwiteka Nyiringabo, uwera. ikizima kikarambirwa ngo kigahereza ikindi, ati nanjye reka nkurebe. uwera, 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 bagahora muri ibyo, bagahora berereza Imana, bahimbaza Imana. umva gusenga nyabo. ngo bakavuga ati twe turasoje muhereza abakuru 24, ngo abakuru 24 bagakubita amakamba yabo hasi, ngo bakareba yice kuri ya ntebe, bakabwira ngo ni wowe ukwiriye kwenda icyubahiro no gukomera no gusingizwa no guhimbazwa no gushyirwa hejuru. bakavuga ibintu byose, barangiza ngo bagahereza abamarayika, bajya kuririmba bagasubira kuri yo. Amen. gusenga ntibyashyirweho wowe, nicyo kibazo nyamukuru, ntabwo ari wowe. ubundi se niyo mpamvu ducika intege nyine, ngo uri kubitabikoze. hari n'abajya bakabya ngo Mana ngo ngiye nutabikora ndabivamo. hari byo bivuye mu jyahi. ngiye nibaza babivamo bate bakajya hehe? mujye mubyibaza namwe. ese ubivemo yirute? kandi rero ngo uyibivemo ngiye ndabivamo ngo subire kunywa skol, yaragutabaye ntusinda, none murayihima sha.
ngo njye nabivamo ngasubira muri boîte ntiwari uguyeyo ubwo siri murahimana ntabwo bahima Imana batyo Imana Dieu est souverain Dieu est souverain Imana ntabwo bayihima abazi uko iteye barayiramya nyabona yo haleluya haleluya tuzabiganira muri iki cyumweru rero reka twivugire gusa kuri uyu mugore twasomye w'umusamariya kazi Yesu ashimwe Yesu yaravuye aho bita Yerusalemu amanuka ajya aho bita nako azamuka ajya Galilaya ukurikije uko igihugu cya Israel cyubatse Yerusalemu iri mu majyepfo ugana mu gihugu cya Egiputa ubu ndavuga geographiquement parlant Israel yubatse nk'akarongo ni igihugu kimeze nk'akarongo gato abajya bareba ku ikarita cyangwa Swede byenda kumera kimwe yari igizwe n'intare eshatu mu gihe Yesu Kristo yavukaga icyo gihe rero Yesu yaravuye Yerusalemu mu minsi mikuru no gusenga noneho ava i Yerusalemu ngo azamuka asubira mu majyaruguru aho bitaga Galilaya ni ruguru hafi ya Siriya naho Yesu yaragiye uyu munsi ni hafi y'imisozi ya Golan n'ababizi ni mu majyaruguru rwose hanyuma rero ngo ubwe ubundi mbibutse iyo abantu bavaga i Yerusalemu mu gihe cya Yesu ntago banyuraga i Samariya oya barazengurukaga bakanyura mu mudugudu w'Itiro ni Sidoni ndavuga icyo gihe bazengurukaga badaciye kubera iki reka ngaruke biratuma tubyumva neza ntabwo ndi kuvuga amateka gutyo gusa oya reka nifashishe Bibiliya reka mbifashishe Bibiliya hano ni muri Yerusalemu hano hakaba i Samariya hanyuma hano hakaba i Galilaya Yesu rero yaravuye muri kapitale hano muri Yerusalemu agomba kuzamuka akajya aho bitaga i Galilaya iwabo ariko ngo agomba kunyura hagati birumvikana nta yindi nzira yari ihari ni nko kuva ku Ruyenzi ugiye Kabuga nta choice ugomba kunyura mu mujyi nibyo nawe ni nkuko nguko Yesu yaravuye nko ku Ruyenzi agomba kujya Kabuga ariko kubera ukuntu abayuda ubwoko bw'abayuda butumvikanaga bwanenaga ubwoko bw'abasamariya abasamariya nibo babaga hagati aha ngaha byatumaga bakora double y'urugendo aho kugira ngo banyure mu mujyi inyumve neza bavaga ku Ruyenzi bakajya Norvege bagakatiya Nyamirambo bakazamuka Gikondo bakazenguruka bakazabona kujya hehe ikabuga n'urugero ndi kubaha nabo rero ngo banyuraga aho bitaga Sidoni ndetse n'Itiro kugira ngo bakwepe Samariya kubera iki kubera ko ubwoko bwitwaga abasamariya abayuda babafataga nk'abantu barempire abantu batuzuye abantu banduye kubera iki nanone kubera ko ubwoko bwitwaga abasamariya bwari ubwoko bw'ibivange nukuvuga ngo bwari ubwoko bw'ibivanga bwabo bitwaga abanyasiri cyo gihe cyangwa Yashuri ndetse n'Abisiraheli kuko mu gihe babatwaragaho iminyago Abisiraheli barafashaga abakobwa babo babajyana aho bitaga Mwashuri babagejeje Mwashuri bararongorana bamaze gushakana rero umwami wabikoze ni inkuru dusoma mu bami ba 2:17 ushaka kubimenya neza hanyuma bafata abantu b'Abisiraheli bavutse ku Bisiraheli n'Abashuri babasubiza mu Isiraheli babatuza aho bitaga Samariya aho ngaho rero niho bavugaga ururimi rwitwaga Urunyarameya ni ururimi rwavutse rutuzuye neza yani magambo si igihe burayo nyacyo ni ururimi ruvugwa n'abantu batuzuye neza abantu batari noble kwa abantu batarabene igihugu nyabyo amen muri kundeba nk'abavuga ati ibyo uri kuvuga ni ibiki reka dukomeze rero Yesu ashimwe cyane nuko Yesu Kristo abayuda barabanenaga pe mwabyumvise impamvu ni iyi iya mbere nuko cyaziraga n'Imana yari yarabivuze sibo iravuga ngo nimuzashakanira abanyamahanga ibyo byo rwose bizari ukuri ariko aba bayuda nabo nakaba abanyasamariya wibuke ko zari ingaruka z'amateka ntabwo ari bo nose bari kwigira bate bari kwiyahura se zari ingaruka z'amateka abayuda rero bakabanena ku buryo nta no guca mu gihugu kiwabo bagombaga guca ku ruhande hato badahura n'abantu banduye bakabanduza ngo ariko Yesu we unyumve neza bavuye muri Yerusalemu ngo hubwo yiyumvamo kunyura hehe i Samariya Bibiliya ntishobora kuvuga amakuru yose ndahamya ko ba Petero na Yohana batabuze kumubaza ati ugiye gukora ni ibiki ugiye kunyura hehe muri ba bantu banduye twe tuvuye mu masengesho twebwe tuvuye Yerusalemu mu minsi mikuru n'imihango yo kwezwa ugiye kutunyuza hehe ariko kuko bamwubahaga baramukurikira mbibutse cya kabiri
uru rugendo yaragiye gukora iyo estimation nibura Yesu yaragiye kugenda ibirometero 70 n'amaguru. Nimutekereze namwe, yaragiye gukora ibirometero 70 n'amaguru batumva impamvu. Niyo mpamvu ngo bageze kwiriba bananiwe, ngo bageze kwiriba bapfa kwicara, bari bananiwe saa 6 z'amanywa. Kandi abantu bakera ntugire ngo nitwebwe, baragendaga ukagira ngo rutuma mashini turi ku maguru, iyi misozi bakamanuka ruru, baragendaga ntumbaza isaha bazindukiye, ariko ibirometero 70 bari babigenza. Ni nko kuva hano ukagera Kayonza mu saa 6 z'amanywa ukabugeza Kayonza hariya kuri gare. Ngo bari bahageze saa 6, ngo bahageze Yesu anandiwe nk'umuntu wambaye umubiri, n'abigishwa bananiwe. Yaravuye muri ministry ntimubyibagirwe i Yerusalemu, ngo hageze ananiwe, ngo apfa kwicara kwiriba. Abigishwa be abana bari ntibazi ibyo arimo, ariko kuko yari umwana w'Imana yarazi kimuzanye. Ngo yicara kwiriba, abigishwa bose bahita batawanyika ati duterase umujyi tujye gushaka ibyo kurya. Bose batatu banyura ha, abandi batatu banyura. Mbibutse nuko iyo bagenda bavuga ngo twebwe turi Abayuda, bari kugaruka nta byo kurya bafite. Baranganaga ku buryo umuntu yavuga ati bizaborera aho kugira ngo mbiguhe, twara amafaranga yawe. N'ikimenyimenyi ngo umugore wari indaya wari warahariwe ivomo, kuba tabizi mu burasirazuba bwo hagati muri Yerusalemu hari aho ngaho mvuze haba izuba, ku buryo mu gihe cy'izuba °C ziragenda zikagira muri 45, haba hashyushye nk'uko wajya muri sauna. Uranyumva neza? Cyaraziraga, ni umuco, nawe uvoma saa 6, ni umuco. Bavomaga mu gitondo cyangwa bakavoma nimugoroba izuba rimaze gurenga, kugira ngo ubushyuhe bwihanganirwe. Ariko uyu mugore we ntiyashoboraga kuvoma mu gitondo, kubera ko abagore babandi yatwariye abagabo bari kumumerera nabi, cyangwa nimugoroba ntibyari gukunda. Yari yarahariwe ivomo, yari yarahariwe iki nawe kandi abizi. Saa 6 barigabye, abandi bavoma ryari mu gitondo. Ya ndirimbo matubwiye nahuye na Mesiya, ngo hageze Yesu yaramurindiriye hehe kwiriba. Yesu yaramurindiriye hehe, ngo hageze ngo aramureba ati mada wamaye amazi yo kunywa. Muzasome neza, uyu mugore mu mutwe we mwibuke niki ni indaya, ni umugore. Biratubwira ngo yarafite abagabo bangahe? 5 baratandukana. N'uwa gatandatu nawe ntiyaruki ntiyaruwe. Urabyumva neza, yari yiteguye n'uwa kangahe. Yesu nawe yicaye hehe ategereje ngo akimura ati mada wampa ku mazi. Avuze amazi ntiyumva y'amazi yo mwiriba, ahubwo yumva amazi yanditse mu Migani ibice 5, havuga ngo ujye unywa amazi y'iriba ryawe wifukuriye. Babaga bavuga umugore n'umugabo. Mwanyumvise se? Ndi kuvuga nyine nk'uyigisha hano harimo abana, mvuge nkuvuga muze gusoma basi mu Migani ibice 5 muraza kumva ibyo ari byo. Ngo wa musore we, ngo ujye unezezwa n'amazi yo mu buto bwawe, amazi yo mu busore bwawe, ngo kandi ujye unywa amazi y'iriba ugize gute wifukuriye, ngo amabere y'umugore wawe yo mu buto akunezeze. Bari bakoresha imvugo izimije. Umugore rero wibuke yarangiritse mu mutwe. Hari abantu bafite that mind. Uranyumva neza? That mind babaho. Uvuga ibishyimba kumva ibindi, wavuga ati tugenda tujye. Urababona abo ngabo babandi bafite that mind. Nawe niko yarameze atugize ngo iki nguhe amazi, we yumva y'amazi nyine. Namwe mwayumvise muri bakuru kameme, mwayamenye he ko mubyemeye? Mwebwe ndabyumva, mwe mwasomye imigani. Ndi kwivugira bari abasore basomye imigani bose babyemeye nk'abavuga ati turayazi y'amazi yo mu Migani. Umugore rero ati urabona byagenda bite wowe? Ngewe uratinyuka ukansaba ngo ubwize ukuri, n'Umwisiraheli cyangwa Umuyuda wapfuye nabi ntabwo yaryamanaga n'indaya zo mu Basamariya, barabanenaga mu buryo butangaje. Niyo mpamvu Yesu yamubwiye ngo umugore, iyo uza kumenya impano y'Imana, ukamenya n'ugusabye amazi wariwe, yuko atari muri ayo manjwe yawe, yuko atari muri ubwo buraya bwawe, ubu musabye nawe akaguha amazi, kandi ayo mazi yaguhindukiramo amazi adudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Ageze aho rero
ubwo baracyavuga mu buryo butandukanye. Umugore avanye ibitekerezo ku mazi yo mu migani, agejeje noneho ku bitekerezo ku mazi nyamazi. Aramubwira ati yo, ati wo kabyara, atangiye kuba vulnerable. Aramubwira ati nukuri kw'Imana, yaba ayo mazi wayampaga, kubera ko ukundeba hano hantu ni kuri, kandi aya mazi arangora pe. Yesu ntabwo ari kwivamo ati impamvu angora nuko abagabo babandi maze gutwara, ariwe wabivuga se? Yesu aramubwira ati ayo mazi mbabarira ujye uyampa wo kabyara. Ndamubwira ati yego. Umva rero, umva ukuntu Yesu atanga amazi, umva ukuntu Yesu agira gute. Yesu atangira kuyamuha ati rero genda uzana umugabo wawe nyabahe. Atugize ngo iki? Zana umugabo wawe. Atugize umugabo ati umugabo sinari impari niko nkeka. Ati umugabo ati umugabo aramugira se ko ari uw'abandi. Aturumva umugabo simbizi neza, nibaza ko ambwira ati yagiye muri misiyo, niko nibaza muri no misiyo. Ati nta mugabo ngira. Atuvuze neza, ufite bangahe? N'ubu ufite nawe si wawe, si wawe. Undi arambwira ati atuzi ko uri umuhanuzi, ibyo bimenye ute ko nigeze ngubona iwawe? Atuzi ko uri umuhanuzi. Ati nukumva rero tugeze hahandi twagiraga. Basogokuruza bacu bavugaga ko bakwiriye gusengera Yerusalemu, kandi nako mwebwe abayuda muravuga ngo mukwiriye gusengera Yerusalemu, ariko twe n'abasogokuruza bacu bavuze ko dukwiye gusengera kuri uyu musozi. Yesu aramubwira ati mugore nyizera, nzanye ikintu gishya, n'ibigikenewe ko bisengera kuri uyu musozi cyangwa basengera Yerusalemu. Igihe kirageze kandi kirasohoye yuko basenga nde, yuko basenga nde. Bavandimwe, ntabwo mwabyumva aya magambo Yesu yaravuze ntiyari yemewe. Tinyuka kuvuga ngo usenga data cyari igitutsi. Ntabwo Abisirayeli batinyukaga kwita Imana data. Uwakugezayo icyo gihe wari kuvuga ngo kwa jina la Yesu. Uranyumvise? Wari gutokesha. Nimo kuvuga ati nari nakwemeye kuri umuhanuzi, ariko urabivangavanze. Iyo uze kuvuga ngo abasenga Yehova, iyo uze kuvuga ngo abasenga Yahwe, iyo uze kuvuga ngo abasenga El Shaddai, niko twari kubyumva. Kubera ko mu Bisiraheli cyaraziraga, nta watinyukaga kwita Imana nde data. Aho niho ruzingiye. Abarokore dukunda hahandi ha kabiri, mu mwuka no mu kuri. Ntimubizi se? Ubu niho mutegereje tubwire uko dusengera mu mwuka no mu kuri. Ntibikunda utaramenya ko basenga data. Uranyumva nshuti zanjye? Ntibikunda utaramenya ko basenga. Ngaruka inyuma rero, ubundi aho ruzingiye, reka mvuge ngo imisengere yacu yose, ingorane zo gusenga kwacu kose zishingiye kuri ibi bintu bibiri: impaka zo gusengera ku musozi n'impaka zo gusengera i Yerusalemu. Ndasubiramo, ikibazo dufite uhereye icyo gihe kugeza n'uyu munsi ni ikibazo cyitwa umusozi Gerizimu. Uwo musozi niko witwaga, naho bitaga Yerusalemu. N'ubu ngubu turacyagorwa n'ibyo. Munyemere rero, kuko mwirabyibuka ko dutangiye ntabwo dusoje. Mwaretse gusa nkavuga Gerizimu, Yerusalemu nkazayivugeje, sibyo? Gerizimu yonyine. Aha Gerizimu kuri uyu musozi wari ufite amateka. Uyu musozi wari ufite amateka. Ejo bundi numvise umusore umwe arimo aravuga imisozi basengeraho, ngo hari umusozi witwa ngo reka amafiriti ngo utabare. Ibyo mvuga n'ukuri, ndagerageza gusa mvuga iyo numvise reka amafiriti ngo utabare. Hari yita ngo mukinzanye, ngo hari yitwa muri mu bujurire, nyibutsa n'ayandi banguka mutabari irashaje ubu twarajuriye. Ngo hari yitwa mu bujurire, urumva? Ngo hari yitwa ngo muri urgence. Murayibuka iyo misozi? Munyibutse n'iyindi. Icyo mbona gusa ni kimwe, mwese mwagiyeyo. Muyizi mutese? Muyizi mute? Mukinzanye, urumva? Imisozi murayizi pe. Kandi iyi misozi mbabwiza ukuri, na leta yarashobewe. Twirirwa ducengana nayo, bamwe bapfirayo ariko ntituvayo. Ndabeshya? Bafunze hariya Igitarama bahita ngo icyarye Kanyarira,
tuvumbura ati mureke kanyara maze tugeze mu kinzanye aho ngo winjire. kandi yavuyeyo rero, iyavuyeyo mwese mba muri abanyamubiri bose. avuye kubwira ati uzi ko kuva ku muryango wawo ugera aho dusengera ugenda ukurinda nko kuva hano ukagera Ikibungo. mbega ubwo arimo arakwereka ko wararenze, avuye ahare atari kuyuhageze atari connection we, atari connection atijura ko kanya rihita ritaba icyo ati yabawe upfa kuhagera gusa. ati ikibazo ni ukunyura muri uwo mwobo. ati se ubwo gakomeza bati mbwira rero bimeze bite? ati abarabako actually si umusozi nibyo bahasanga. turi kujyana namwe murabizi rega, haba ari abantu bigize abakongwe baba bahagaze. niba ari umudamu ugasanga yabaye nk'intare y'ingore, ntavuga, abameze gutya we abacometse nko mu ijuru, igitsinga kimucometsemo, buri wese yinjira mureba ikijisho gusa. ati ravuze ngo ihane, wamureba ukuntu areba ugatubona n'Imana muri we yarakaye direct. ugatangira nawe ati Imana imbabarire muri ino misa, ati bimareyo, ati nukuri rwose mbabarire. ukavuga ati ko ndeba hari ibyo usizeyo mu myaka 20 ishize, ati yego nabyo birashoboka. kandi ubwo watangira kuvuga ati akabaranisha, ati yababa we, ati iravuze. urabona twarabihimbye ku buryo tugeze ubwo ubundi ngewe ndabyibuka nkizwa nakijijwe abantu bavuga ngo avuye mu butayu. hari ibintu byagiye binyobera kugeza imyaka myinshi. urabona bavuga ngo twagiye mu butayu, ngo ubutayu ngo twasengeyemo. noneho icyo gihe nigaga Ikibungo, ngo ubutayu bw'Ikabarondo ngo burarenze. noneho nava Ikibungo ngiye I Kigali ngagenda ndeba ubutayu buri hehe hano. kumbe ngiye mu mutwe mfite ubutayu nyine nyabutayu. none mbaza umuntu nanjye watwazajyanye hahandi bagiye njyayo, nashe nkomeza kumva bavuga ubutayu kandi ngewe nagiye nta butayu buhari. none rimwe mbaza mukuru wanjye, niwe wambwiye ibyo ari byo, Jean Paul, ndabase iyo bavuga ko bagiye mu butayu baba bagiye hehe? ati nyine mu butayu ni ukujya mu ishyamba ugasengerayo. n'igihe narariye mu mashyamba kumbe nanjye nari mu butayu buriya. ati nyine byari mu butayu nawe kuki ntawe? ati nyine ubutayu ni imvugo y'umwuka. ati nuse bajya mu butayu, ati bajya mu butayu n'Abaheburayo. ubwo nanjye nabaye we, ariko nkajya numva ngiye sindabawe neza. Umuheburayo se gute? abarokuri hari ukuntu turema ibintu tukabigira ibintu tukabigirira tukabiremera personality bitagira, tukabishushira vide kandi nta kintu kirimo. Mane tubabarira. umusozi witwa nde? Gerizimu. uyu musozi Gerizimu ufite amateka uhereye kuri Aburahamu. ahantu hambere Aburahamu yatambiye igitambo akizamurira Imana imaze kumuhamagara mu bice 12 mu itangiriro. yatambiye igitambo kuri uyu musozi witwa Gerizimu. siko witwaga icyo gihe, ariko niho hambere yatambiye igitambo ngo kirazamuka kirezeza umutima w'Imana. aha Gerizimu ngo niho uwitwa Yakobo yapfukuye iriba ngo akarihereza umwana witwaga nde? Yosefu. aha Gerizimu niho abantu basengeraga ku buryo n'Imana yategetse Mose mu gutegeka kwa 2 ibice 27 na 28 iramubwira ngo nimugera mu gihugu mbahaye ngo cyo nk'igihugu cy'amasezerano ngo hari imisozi ibiri iteganye. umusozi wa mbere ngo witwa Ebali, umusozi wa kabiri witwa nde? Gerizimu. hagati hari inzira. noneho nimugera muri icyo gihugu umusozi Ebali ngo muzamanikeho ibuye ngo mwandikeho imivumo yose mbabwiye ko nimutanyumvira izabazaho. ngo hanyuma umusozi Gerizimu nawo muzawandikeho imigisha yose izabazaho nimumara kunyumvira. murabyibuka uyu musozi niwo Aburahamu yasengeye. uyu musozi uhoraho iriba ridudubiza kandi ryahawe Yosefu nk'igihembo kuko yakiranutse. uyu musozi wanditseho imigisha, niho Abisiraheli bose mu mateka bajyaga gusabira Imana umugisha. ku buryo ngo iyo wagendaga Gerizimu wagendaga wiyizeye
uvuga ngo Mana naragukiranukiye none ndaje ngo umugisha. Waravuze ngo ntabwo tuzaba imitwe ntituzaba imirizo tuzaba imitwe, ugafata kuri ryabuye kuko ryanditseho imigisha, noneho ukarisenga ari ryo wishingikirijeho, kubera ko Gerizimu niho Imana yari ituye muri icyo gihe. Turi kujyana? Imana niho yabonekeraga. Gusenga gusaba umugisha byagusabaga kuva huri ukajya Gerizimu. Hahoraga va-et-vient, abantu bahoraga ari urujya n'uruza, abadamu bamanuka, abakobwa bazamuka, abakire bamanuka, badafite urubyaro bajyaga Gerizimu. Icya kabiri, wagombaga kujya Gerizimu wiyizeye. Nyumve neza, kubera ko ntiwajyaga gusaba umugisha kandi utarumviye amategeko. Wabaga watambye ibitambo, wakoze ibyo ugomba gukora, ukabona kuzamuka Gerizimu, ugafata kuri ryabuye ngo Mana narinje umugisha. Amen. Uyu musozi umva se utameze nka Mbanguka ngo utabare mwebwe? Uyu musozi urumva utameze nka muri Rigence? Uyu musozi wari umusozi nyawo pe. Uzabona abantu bagubuhamya ati ngezeyo gusa numva birahindutse. Niko bari bameze bajyaga Gerizimu. Nagira mbabwire ko hari abantu baba mu misozi ya Everest, niyo misozi ya mbere miremire ku isi. Aho hantu harakonja byonyine kuzahagera ubu utiteguye kuzagaruka. Abo bantu isi bayibonye nk'ibambwe, bahora muri meditation. Ashobora gukora meditation amasaha 28 atarakanura. Uragira ngo igikomeye se n'ugusenga? Hoya, igikomeye n'ugusenga. Uwo mwanya mumarana imbere, uwo mwanya wo gusabana nawe ni ufite ikimaze. Naho bundi gusenga nta mbaraga bigira na gato. Ndasubiramo na gato. Niba yari ibyo ngibyo abasilamu basenga kangahe ku munsi? Kangahe? 5. Ngewe nabaye Nyamirambo bajyaga badukangura kuri 40 neza buri munsi saa 8 zero. Muamuke mukure da, nanjye ntabishaka. Erega buri munsi muamuke mukure da kuda saa 8 narabimenyereye, nanjye nkabyuka ngasenga ntabishaka. Bakongera mu gitondo, bakongera sangahe, bagakubita umutwe hasi. Nibyo bigira imbaraga se? Ubigisha kugira ngo ntibamenye ubwenge ati twigishe gusenga aho kabyarawe. Usigisha abantu gusenga ngo icyo gihe barasengaga ngo bagahagarara no mu mayira abiri ku buryo umureba gusa ukavuga tumaza yitatu wowe itatu. Umurebye gusa wamureba uko iminwa yatabaguritse, wamureba uko unameze, wamureba ukuntu yikubita ku nuba abayuda niko basenga kuba babonye. Basenga bikubita ku gatuza, basenga basa n'abikibagura, bakubita ku rukuta, basenga bigira gutya. Ngewe ndavuga ibyo nzi narababonye, twarabanye. Bavandimwe rero, si ibyo bituma dusubizwa. Oya, gusubizwa umumaro wo gusenga, imbaraga zo gusenga si ugusenga ubwawe, nukumenya neza usenga, ni imbaraga zikomo. Haleluya, haleluya, haleluya. Numenya neza ugusenga uzasenga humura. Numenya neza ugusenga, gusenga bizoroha, gusenga bizoroha. Ndakubwiza ukuri yo gusenga kwa kugezemo. Ujye usenga utwaye imodoka, ujye usenga umuntu akuganiriza, ujye usenga wumva uri kurya, uzi kusenga ugatwarwa n'amasenga, ugasanga umutima. Hari igihe rwose ibyo bihe mbibamo nkajya numva ubwanjye nkabyumva neza yuko umutima wanjye, intekerezo zanjye zibera mu masengesho. Urwose ubwawe ukigenzura, ugasanga mbere yo kuryama uri musenga, ugasanga mbere yuko by'ukuri murasenga birenze ya magambo. Vanaho ya magambo yacu. Urabona nk'ubu njya mbona abakristo bose nk'ubu nje kubasura nze ko mwasenga tugiye nko kurya. Reka rero dusenge. Mwami Imana yacu, giti cy'inganzamarumbo sambitaro, nuko usanga usenga iyo ntare. Vugisha ukuri, iyo ntaje iwanyu nuko usanga usenga. Ariko pastor yaje faut kuyavana mu mano, bien sûr faut kuyavana hari yose, kandi nyine ukahita wivugisha nk'umunyamwuka. Mwakoze mureke dusenge. Ubwo buzgazga rero nibwo butuma tudasubizwa rimwe na rimwe. Ubwo buzgazga rimwe na rimwe kuryo bazima. Igiti cy'inganzamarumbo ni iki? Yahereye kwa sekura byumva ntazi icyo bisobanura. Wowe sambitarumbo iwanyu ntimuranahinga na rimwe. Sambitarumbo yizuye i Kigali, uhora ukirigita computer. Sambitarumba nuko umuntu akwiye gusenga. Afazari vuga ngo we computer itajyamo virusi. Afazari
wowe umeze nka maki cyangwa se umeze nkande bya bindi tuvuga naho undi isambu itarumba umuntu wo mu mujyi ubi Kigali vraiment urahinga se ahubwo nyine nuko twamenyereye rimwe rimwe kuvuga amagambo tutumva tuzabiganiraho rero gusenga soko nshuti zanjye gusenga Imana ntiyo reka nguhebye Imana ntiyumva ururimi na rumwe Imana yumva ururimi rumwe gusa ururimi rw'umutima Imana ntiyumva ikinyarwanda rubizi ntiyumva icyongereza ntabwo yumva igiheburayo ahubwo umutima wavugiye mu giheburayo Imana irawumva umutima wavugiye mu kinyarwanda irawumva umutima uyivuze kandi uzi ubwiye Imana irumva amen anje kwisegura bakabati uri umuporoso ati buriya nyine cyane nutse kwajyaga basese ngo bangirikane ngo barangiritse ntabwo ariko ari mwebwe oya ntabwo ari mwebwe mbega kwibwira ko Imana ibonerwa hano kanaka twebwe turi mu itorero ry'umwuka ntaribaho Imana yacu ishimwe Imana wayibonera mu baporoso wayibonera muri Eglise Vivante utanagiye yirahari Yesu yarabyoroheje kandi yabigize neza data ashaka ko bamusenga haraho bamusengera rero si mu baporoso si muri 40 jours gusa oya 40 jours umuntu ajya zimara cyakora hari icyo zidufasha zitugabanyiriza ibiro icyo nakikugarantisa pe diet nyayo 40 jours bitera kabiri cyeza mwabadamu umwe ujya wiyiriza ni bo naho se numva mufti arimo avuga ati yo ati igisibo cyaradufashije ati murabizi ko igisibo ati niyo utasari cyane sultane watara ati gituma n'ibiro byanyu bigabanuka ntiyego yatugabanyiriza ibiso 40 jours pe wakwire bukabona vraiment ibyo gym yananiwe yabitunganije ariko umutima we ukiri kure hari ahantu dusengera data Imana ibaho umugisha Seigneur, on est tellement reconnaissant parce que tu es avec nous, tu es Emmanuel. Seigneur, et on sait pertinemment que ton règne est éternel. Tu es assis à la droite du Père et les anges t'acclament.